Hello, muraho neza abakunzi banjye nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza, ni amani nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze kuri njye nawe TV. So murabona kuri screen yanyu ngo handitse ngo amasomo atanu ukeneye, and specifically I'm talking to young men. I'm talking to young men. I'm talking to young men. Ntago bivuze ko these lessons zidafasha n'inkumi. Let me change, maybe I'm talking to young men and women. And women. I'm talking to young men and women. So, aya ni amasomo atanu rero urubyiruko rushobora gukoresha kugira ngo ruzagire ubuzima bwiza, kugira ngo witegure kuba umuntu w'umugabo. Ntabwo murabizi neza ko n'umugore bamwita umuntu w'umugabo iyo abaye successful, iyo yagize ubuzima bwiza. So aya masomo nawe yagufasha, ariko it doesn't mean ko nubwo ndi kuvuga ko aya masomo ari ay'abantu bafite nibura hagati y'imyaka 15 na 25, ntabwo bivuze ko aya masomo utayigiraho n'ubundi ugeze muri 40 na 50 cyangwa 38 na 30, kubera ko nanjye I started figuring out my life ngeze nibura mu myaka 20 nibwo natangiye kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. So aya masomo rero uko ari atanu nanjye yangiriye akamaro, niyo mpamvu nifuje kuyasangiza abakunzi banjye nawe TV nawe urimo. So kankwisabira ikintu kimwe rero gikomeye. Iri somo nirigira ikintu rikwigisha, nyamuneka ukore subscribe na like kugira ngo umenye ko turi kumwe, kandi wanatera comment ku kintu wifuza ko tuzaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Ni amani nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze kandi nshimiye abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuko bidutera imbaraga zo gukomeza gukora buri munsi. So twigendere rero ku isomo rya mbere. Isomo rya mbere riravuga ngo wake up to win. Wake up to win. Jya ubyuka kugira ngo utsinde. Byuka kare kugira ngo utsinde. So ahangaha turabonamo ikintu cyitwa ngo wake up early. So jya ubyuka kare kugira ngo utsinde. Ahangaha kare ntago ndi kuvuga saa 9, ntago ndi kuvuga saa 1, nta nubwo ndi kuvuga saa 4. Ahubwo kare ni za saha wowe wiyemeje kubyuka. No kuvuga ngo niba wiyemeje kubyuka saa 1, byuka saa 1. Niba wiyemeje kubyuka saa 10 bitewe n'akazi ufite uko gateye, byuka saa 10. Ahangaha ikintu bigufasha niki? Ni ukuvuga ngo ushobora kugendera ku gihe cyo kubyuka, kuko ari cyo kintu cya mbere buri muntu wese akora mu gitondo agitangira umunsi we. Ni ukuvuga ngo you are winning when you are on time. It is the first win. Uba watsinze, niyo ntsinzi ya mbere ugeraho yubashije kubyukira ku gihe ku masaha wagenye. Nutsinda rero mu gitondo, ni ukuvuga ngo ibintu byose bikurikiyeho birushaho kuba byiza kurushaho. Kubera iki? Ntago ubyuka ngo utangire umunsi wawe uri muri ishinza ibyaha, uri muri ishinza ko hari ikintu utakoze neza. Ibyo ngibyo bihita bikwaka courage z'umunsi wose. Ariko umaze kumenya neza ko kubyuka kare, kubyukira ku gihe wagenye ari ibintu by'ingenzi cyane, ibi ngibi bihita bigufasha kuboostinga energy ujyana mu munsi wawe. Ugenda ufite esprit, ugenda ufite courage. Jya mbibona nk'iyo mbyutse mu gitondo ku munsi wanjye wo gukora siporo saa 11:15 nkaba mbyutse. Ni kuvuga ngo njye iyo ndi bukore siporo ntago mbyuka ngo nicare muri office akenshi. Ndabyuka saa 11 nkaba nzi neza ko nibura saa 12 ndaba ntangiye nageze muri gym, ariko maze no kwiruka nibura ibirometero 5 mu gitondo. So iyo mbikoze gutyo rero ngenda muri gym mfite esprit. None hari abantu baza muri gym ukabona nibwo ari gutangira umunsi. Abantu ukabona arimo arakora iminota 3 agahita ajya kuri telefone iminota 10. Ukongera iminota 5 agahita ajya kuri telefone iminota 20. Mu by'ukuri amasaha 2 amaze muri gym ukabona abyamugiriye akamaro ari nk'amasaha ari nk'iminota nka 25 cyangwa 30. So wake up to win. Icyo gihe rero ntago ni kwa kundi uhita ubyuka uhita wahuranya ugenda. Mu by'ukuri ntago uba watangiye umunsi wawe neza. So abantu rero muri gukurikirana nawe TV, nyamuneka jya ubyukira ku gihe wigeneye,
hanyuma utangirane kandi n'ibintu byiza. Hari ibintu dutangirana mu gitondo bikatwangiza. Don't do social media. Wibyukira kuri Facebook, wibyukira kuri Instagram, sibyo? Wibyukira kuri Instagram. Ibi tubikuremo, sibyo? Ibi ngibi tubikuyemo. FB, Insta, no. YouTube, no. Ibi ngibi tubikureho, no. Sibyo? Wibyukira muri ibi bintu bikurangaza. Kubera iki? Ahangaha you are not putting wins in your life. Ahangaha bishobora kubyuka ugahita ukuraho inkuru y'umuntu wapfushije. Mu by'ukuri gupfusha n'ibyago, ariko ntabwo ari byo ukwiye kubyukiraho. Ayo makuru ntabwo ari meza. Ushobora kureba video y'umuntu warwanye ukumva umugiriye impuhwe, gutangira umunsi wawe uri gutekereza bya bintu, ya makuru. Ushobora kumva intambara yabaye muri Gaza, intambara yabaye muri Sudan, ugatangira kubyuka aho kugira ngo utangire ushyira ibitekerezo byawe ku kazi kawe cyangwa kuri vision yawe, ku ejo hazaza hawe, kuri business yawe, ugatangira gushyira ibitekerezo kuri ya ntambara, ugatangira kwiriguvuga ati turatwana. It doesn't matter whether you're thinking about that or you're not. What matters? Your big vision, your future. So, wibyukira rero kuri social media, kandi ntujye unazisinziriraho. Buranja mbwira abantu kubyuka kare ntago ari uko wiyemeje kubyuka kare gusa, oya, ahubwo kuryama neza nabyo ni ingirakamaro. So hari abantu rero baryama bavuye kuri Facebook, kuri Instagram, no, unless ushobora kuba bikora nk'akazi. Hari abantu bafite akazi ko gupostinga kuri Instagram, bafite akazi ko gukorera kuri YouTube. Ibyo ngibyo ni akazi, ibyo nta kibazo kirimo rwose. Ariko wijya kwirebera utuntu tw'udukuru utazi nyine, kubera ko ntago ubuzi kiraguhindurira amarangamutima, kandi amarangamutima yawe yatameze neza, egare ko nawe utameze neza. Baravuga ngo where your focus is, your focus iko energy flows. Energy flow no kuvuga ngo aho imbaraga zawe ziri, focus aho uri kwerekeza ibitekerezo byawe, ni naho imbaraga zawe zerekeza. So ntugatekereze ko rero uratekereza ibitekerezo bibi ariko ukagira ibikorwa byiza. So ikintu nakugiraho inama, gira structure yawe y'igitondo. Ubuzi ngo kuwa mbere mu gitondo hanjye haba hameze gute, kuwa kabiri mu gitondo hanjye haba hameze gute, niki nkora, niki mperaho mu gitondo. Nkanye ndabyuka muri douche, amazi akonje, nkafata telefone yanjye nkashyiramo akaziki. Hari n'igihe nshyiramo nka motivation speech. Kubera iki? Ndabizi ko ibyo biranyongerera energy mu mutwe, biranyongerera kufokasinga ku byo ndimo. Nimba ndi kwiga akantu nkakuye wenda muri motivation speech, cyangwa nkakuye wenda kuri speech runaka, hari n'igihe mba ndi kumva n'igitabo, mba natangiye umunsi wanjye ready with big and good things. Ubundi nkafata amazi nkanywa, nkumva ko umubiri wanjye nkawuhereza preliminary energy zigomba kuntangiza igitondo mbere yuko mfata breakfast. So urumva rero aho ngaho mba natangiye neza. Ariko there used to be a time nashoboraga kubyuka nkigira kuri Facebook, nava kuri Facebook nkajya kuri Instagram, nava kuri Instagram nkareba amakuru y'ibyabaye kuri YouTube. None nkatangira kwisanga saa 2 zirageze, ariko mu by'ukuri nakangutse saa 11 cyangwa nakangutse saa 12. So ayo masaha rero yose nayatakazaga ndi mu bintu bitamfitiye akamaro. Ariko kubera ko nkunda siporo zangiriye akamaro cyane, kuko ziri mu bintu nabyo binyongerera focus, kubera ko ntago nzisiba cyane, kandi bituma umubiri wanjye uhora uri fit. So ayo masomo rero nizere ko iri somo rya mbere ryamaze kwinjira. Niba ugeze ku munota wa 9:30, nyamuneka kora subscribe, iri somo ryakuryoheye. So dukomeze rero ku isomo rya kabiri. So isomo rya kabiri riragira riti build relationships, inshuti zawe. So
niba uri umusore ahangaha ukaba ushaka kugira ubuzima bwiza, ushobora kuba uri n'inkumi, ushobora kuba uri n'umubyeyi ushaka gufasha umwana wawe ngo azabeho ubuzima bwiza, nyamuneka build relationships, shaka inshuti nziza. Baravuga ngo ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza. So nubona uri kugendana n'abantu ba fake bad friends, fake friends, abantu benshi bibera muri fake friends, abantu bakujyana mu bintu bya fake gusa, by'amayoga, amatabi, murabizi ko njya mbivugaho cyane. Ariko nyamuneka niba ushaka gushyira ubuzima bwawe kuri order, reba inshuti ufite, reba relationship n'ibintu ufite. Ahangaha njye ntabwo relationships nzirebera mu nshuti gusa, ahubwo nzirebera no mu bintu byose ukurikira mu buzima busanzwe, ibinyamakuru usoma, ama YouTube channel ukurikira, aba Facebook friends ufite, aba followers, abantu followinga. Kubera iki? Abo bose bahora mu buzima bwawe. Nuhoza mu garbage, what do you take out? So they say garbage in, garbage out. Iyo ubaka aka box ugashyiramo umwanda, ntabwo ugera hano ngo nufungura ngo ubonemo ikindi kintu. You take out garbage. So tugomba rero kumenya ko tugomba kurinda mind yacu kugira ngo tudashyiramo garbage, kuko nidushyiramo garbage tuzakuramo garbage. Ntabwo uzisa abantu bahora bareba ibintu bibi bikarangira nabo batangiye kuba abantu babi. Ni ukubera iki? Ni ukubera bya bintu bashyize mu mutwe wabo. Njya ndeba abana bakura bareba amafilime cyane, mburira n'ababyeyi ati nyamuneka izo filime mukunda kwereka abana inyinshi nimbi nta n'ikintu zibamarira. So mugiye mutuza rero murebe niba ikintu mugiye kwereka abana nyamuneka niba kibafitiye akamaro. So garbage in, garbage out. Iryo ni isomo rya kabiri. Reba ibintu winjiza mu mutwe wawe, reba inshuti uzana mu buzima bwawe, kuko ibyo muhoramo birangira ubaye ibyo ngibyo, kandi ntabwo dushaka kuba ibintu bibi. So ndi gukubita mbangura kubera ko mfite timeline y'ikintu nshaka gukora nyuma y'iminota 10 iri imbere. So reka rero twikomereze ku isomo rya gatatu, guys, let's go. So be thankful. So iri ni isomo rikomeye cyane abantu benshi biga rimwe na rimwe ku gahato kubera ko rirakomeye. Ni isomo rikomeye cyane. Be thankful. Ujye ushimira abantu bakugiriye neza. Cyambere Imana. Be thankful to God. God has done all the best. Kuba ugeze ahangaha, kuba uri uku nguku umeze, Imana hari ikintu yakoze gikomeye. Yagushyize kuri iyi si ariko iranakurinda ugeze kuri iyi myaka. So be thankful rero kuba Imana ikomeje kukugirira neza. Kandi iyo buriya turi gushima abatugiriye neza, bivuze ngo tuba turi kureba inyuma aho twavuye, noneho bikaduhereza n'imbaraga z'ibyo dukora uyu munsi kugira ngo tuzagera aho tuzajya. Iyo uri gushimira rero uba uri gukora icyo bita reflection. Reflection ni nko gusubira inyuma mu buzima bwawe ukareba ahantu uvuye, bikaguhereza icyerekezo cy'ahantu ugiye kujya. So we reflect on past, tukareba icyo twigira mu byashize, abatugiriye neza, ibyo badufashije, tukaza muri present, noneho tukareba icyo dukwiye gukora uyu munsi kugira ngo dutegure iki future yacu. Jya mbwira abantu rero ku buntu ubuzima bwawe buzagenda ntago bizahinduka, ahubwo wakabaye uri kubibamo uyu munsi, uri kubihindura uyu munsi. Ushobora kuba ushaka kuzagira akazi keza, ntago umunsi uzagira akazi aribwo uzatangira kwiga skills. Niba ushaka kuzagira umuryango mwiza, ntago umunsi uzashaka umugore cyangwa umugabo ntago aribwo uzagira umuryango mwiza, ahubwo uri umupapa mwiza uyu munsi. Nubwo ukiri umusore waba papa mwiza uyu munsi, no kuvuga ngo urimo urashaka ubumenyi bwatuma uba umuntu mwiza muri icyo gihe. Icyo rero uri gukora uyu munsi gishobora immediately kukwereka ikintu uzaba cyo mu gihe kizaza. Ntabwo utegereje mu gihe kizaza kugira ngo uzamenye ukuntu uzaba umeze, kuko uyu munsi urebye ibyo uri gukora birakwemerera cyangwa biraguha amahirwe yo kuzaba uwo muntu wifuza kuba. Niba rero bitaguha amahirwe, menya ko watakaye. So hera uyu munsi usubire inyuma mu mateka yawe, ushimire uko byagenze, ushimire abakugiriye neza bose, noneho hanyuma urebe uyu munsi ese nkwiye gutegura gute ejo hazaza. Niba ari inshuti nkwiye gushaka, nshaka izihe? Niba ari ubumenyi nkwiye gushaka, nshaka ubuhe?
kubera iki? The future does not exist. It is only the result of today. Ibyo ukora uyu munsi nibyo bikwereka ejo hazaza. Okay, let's go to number 4. This one, number 4. Find skills. Shaka ubumenyi. Shaka iki? Ubumenyi. Niba uri umuntu w'umusore ukaba uri inkumi, ukaba utekereza ko ejo hawe hazaza hagomba kuba heza, shaka ubumenyi. Update yourself. Update yourself. Update yourself in your career. Nukuvuga isi ihora itera imbere buri munsi, ariko wowe ahantu wiyicariye nta bumenyi ushaka kwiyongera, nta kintu ushaka kwiga. How do you stand out? Nta buryo wa standing out, nta buryo waba umuntu w'intangarugero, ntago waba umukozi mwiza, ntago waba umubyeyi mwiza udashobora gushaka ubumenyi bw'ibintu biri kuba muri kariyeri yawe cyangwa biri kuba mu buzima busanzwe. Kubera iki? Ibi bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe iyo utabyitayeho. So nshaka rero ko iki kintu mugihindura ku buryo bitazabahungabanya mu gihe kizaza cyanyu. Iga. There are many ways to learn. Hari abantu bavuga ngo we ngo se ngo twajya mu ishuri, kandi wenda ufite amahirwe yo kuba wagira internet. Niba uri kureba iki kiganiro, ufite amahirwe yo kuba wagira internet. Kuki utakwiga gukoresha AI? Kuki utakwiga se gukoresha YouTube? Kuki utakwiga se gukoresha Facebook, Instagram? Ibyo ngibyo ni ibintu accessinga buri munsi, ariko ni ibintu bibaho amasomo atandukanye. Hari abantu followinga bigisha ibintu runaka. Niba uri kureba nje nawe TV, bivuze ngo you are learning, uri muriga, ntago uri kureba gusa, kuko nje ntago nkora ibintu byo kureba gusa. This is not comedy. Nshaka ko twigira hamwe. Ibi nanjye ni ibintu nize, ni ibintu nkiga. Ahangaha you even find mentors. Reba abantu, abamenta ni bande? Abamenta ni abantu bashobora kugufasha gukora ikintu ushaka gukora barakigezeho, bakakwigisha, bakaguha ubumenyi. Niba hari umuntu uzi mu YouTube mwiza, mwigireho. Tureba video ze, wanamuvugisha, mwakonectinga, akagira utuntu akwigisha. Niba hari umushuti wawe uzi akurusha ibintu, afite business nziza, ushaka kuzakora business nkiye, cyangwa waranayitangiye ariko wakuri imbere, gerageza ushakishe kuntu wakwiga, wamwigiraho. Mentors. Duca mu nzira z'abandi. Nukuvuga ngo hari ibintu nize ubu ngubu mbyiga mu buryo bukomeye, kuko ntari mfite amahirwe yo kubona umuntu uri gucreatinga video nk'izi ngizi zitwigisha, ariko ubu ngubu ndimo ndazicreatinga. Niba hari ubumenyi ubona ukeneyemo, noneho jya ureba video buri munsi nibura, kugira ngo wige. Niwiga byanze bikunze, ejo hawe hazaza ni heza cyane. So ready then. So ikindi rero, reka twigire ku isomo rya 5. Iri somo rya 5 ndabizi mugiye kunkubita amabuye, mu ntera amabuye. Niba rero ugeze ahangaha ku munota wa 18 n'amasegonda 35, nyamuneka kora subscribe kugira ngo tuzaye dukomeza kubana buri munsi. So let's go. Isomo rya 5. If you are a young man, make money. Hari abantu rero bavuga amafaranga na mabyi ya shitani, amafaranga ni ikigusha. I understand, ibyo ngibyo ndabyumva, ariko nyamuneka, niba uri umuntu w'umugabo, ukeneye kuba umuntu w'umugabo, hari ikintu kimwe tutagomba kwitiranya. Dukuvuga ngo mu buzima bwacu bwose, tuzi neza ko kuva kera abantu bari batunzwe no guhiga. None rero icyo gihe abantu bahigaga, umugabo yagombaga kuba ari ku ruhembe rw'imbere mu kujya guhiga. Umugabo yagombaga gufata icumu n'umuheto, akajya mu ishyamba guhiga inyamaswa, imvubu, impongo, isha, urukwavu, ingurube y'ishyamba, cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyagombaga kuribwa. None rero muri ubu buzima tugezemo, burimo iterambere ryinshi, guhiga kw'abagabo ni ukujya ku kazi.
ntugatekereze neza ko ugiye kugenda ngo wicare kugira ngo umudamu azagutunge. So modern hunting is equal to making money. Guhiga kw'iki gihe ni ugukorera amafaranga. So go make money. Abantu benshi hari n'igihe bavuga ko amafaranga adakemura ibibazo byose. Yes, hari ibintu bidakemurwa n'amafaranga, ariko nanone hari ibibazo amafaranga akemura. Ikibazo cya mbere amafaranga akemura ni ikibazo cyo kutagira amafaranga, kuko bifite amafaranga hari ibintu byanze ibyo cyonyine cy'ubwacyo hari ikintu kikongerera, hari icyo kigufasha, kuko amafaranga tuyakoresha ibintu byinshi. So money is not evil. To clearing icyo kintu, money is not evil. Amafaranga ntabwo ari sekibi. Hari abantu rero babyubatsemo gutyo ko amafaranga ari sekibi, kandi urabizi neza ko na pasiteri wo mu rusengero wabikubwira agusaba gutura amafaranga nyuma yo kukubwira iryo jambo ry'Imana. So amafaranga rero ntabwo ari mabi, ahubwo adufasha gukemura ibibazo amafaranga nyine akemura. So iyo udafite amafaranga, it is another problem. You are not going to be a guy who can speak and have confidence. So nawe uri kunde urabizi neza ko iyo ufite amafaranga, aho ufite confidence nyinshi, uba wumva wahatwitse. So guys, don't compromise with making money. Make more money so that you will be able to take care of your families and your friends when they need you. And children, of course, they always depend on you. So guys, ndabashimiye cyane abantu mwese mukomeje gukurikira Njye Nawe TV. Reka nizere ko iki kiganiro cyubakoze ku mutima, ndabibonera muri subscribe iki kiganiro kiri bugire. So mbararekera kandi kuza live saa 3:30 z'umugoroba. Murakoze cyane, ni Amani nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Reka rero mbanze bifurize ibihe byiza, mbahaye ikaze no mu biganiro bikurikira. Naho utaha Amani, ciao.